Siko Fabiola atagomba kuva hano atafite yajya. Natava rero nyoko akahava. Uremera ko Fabiola akubera nyoko? Buriya impamvu ituma uramugura gusuzugura nuko umufite urumwe. Ako mama, ngo ugeze hano namubonye. Gupanga umwanya ashaka amafaranga ndayafite. Urafite n'ikigoro bumbwire rwose buze n'ugo rwanda ko je urebye agasuzugura nsuzugura muharitse nkayena nkimarira nk'icyumweru cya byumweru bibiri kuri uwo mwana urumva uzi ikintu kimwe nazanya ntonguka akavuga ati karibu papa karibu muze ari nundi yeza ko yingira iyo nama ndavuga ariko soko ko ubu ngubu ko umugore wanjye none uryunzemo ubu birarangiye nanjye mfashe icyemezo ko buriya ngeri impamvu nkubwiye ibi bintu ikintu kimbabaza buriya ni ukubona umuntu nkawe wihirinza ashaka amafaranga uko ufite ahantu hangana naravunitse ukubaka inzu nk'ingiye umugore akagirirwa gusuzugura mu bintu byawe yagiye hamo ati 216 nakagusuzugurire mu zingana gutya wakubwira amatora ararahose kahumva yuzuye icyumba yawe ni ikibuga cy'umupira nayiguza Uganda amafaranga ahwanye n'amanyarwanda nk'ibihumbi 300 niyo mpamvu nyina gusuzugura kandi yaba aryama kwa matereka ameze nk'ururimi abanyubaha irigufa rikora hasi ariko reka tubirangize ngewe mukanya ushaka amafaranga tayafite kuko bari abana b'ibihumbi 100 hariya muri kontwari bari abana bakeneye kurya neza urabizi no kunywa utuntu turyoshye ubwo barya iki uya nibisanzwe ni kaga koko ni kaga fi inkoko inkoko igura ngahera kusigura nga yarenze 12 12 cyambe noze yarye ebyiri ni imwe oya twarya ka burushete byibura nka kumwokereza nka burushete ebyiri cyangwa 3 icyo ushaka kubwira ugiye gutereta umwana nkuriye urirekura oya nishaka ibishashi ihene ndayigura sibyo se ndayigura reka rero nkwereke reka ngenge kumureba muvugishe mubwika mushaka kumuhuza nawe umva rwose mbabarire kuko sinabona ibitotsi uraduhuje ntukabikigwari handi kwa Nyamusi nakubwiye ngo ntukabikigwari oya ndire ku mutungo wawe wishakiye nishakisha reka nze ndaguhamagara mu kanya imutungo nishakiye imbwa izi wuntegekemo reka ntutinde ya nubu mbeshe shaho ngaho nyaruka urasanga nicasi na nahava sinirwa nanakaraba ndasa neza ariko ibi bintu ngiye kwishoramo bizampirara umwana w'imyaka 18 none byasambyarira amazi nk'ibisusa ariko ubundi sinduru ziburira kurara zivuga bukangeraho uratekereza akosaba hari ikintu ushaka kukubaza ubundi ubukoko uri inshuti ya Jovina nk'umuntu mubana mukundana ko cyane rwose nese ibingibi hari birenze birimo irega biryoha bisangiwe umva rumubwira n'ikindi gihe ntuzanyitiranye na rubanda cyangwa nabo bose urumva nge ndihariye ibyo bintu kandi ntuzongere kubikora n'umunsi n'umwe hanyuma we kagusangira n'abandi ngo agira ate ansangira n'abandi se nibyo nari nagiye gusura wa mushuti wanjye twiganye ese shiri kuki utakinizera hanyuma umuhungu mwavanye hano yari inde mwari mugiye njyewe nyagasani
mvanga ndi kumwe n'umuhungu uretse no kuva hano ndi kumwe n'umuhungu nta n'umuntu uheruka kuza kunsura hano ndakubwiza ukuri nushaka unyizera. Okay, ibyo tubyihorere. Kunkunda n'uburenganzira bwawe no kutankunda n'uburenganzira bwawe. Gusa icyo nkeneye kumenya ugomba kumbwiza ukuri nkamenya aho mperereye nkava mu mandazi njya kumenya ukuri. Sidu ntabwo mbyumva ibyo bintu ariko uzabimenya. Chérie, please listen to me. Chérie, mwana yagiye ntabwo bishoboka. Chérie. ibyo nakubwiye wabyumvishije gute? Ntabyumvise ariko nagenda numvise jewe bitanjyamo neza. Buriya rero giye numva nubwo wenda ntazi uko uri bifate n'iki, ariko buriya ino nzu twayigurishije urumva twarangiza kuyigurisha byose amafaranga twabonamo ni menshi, sibyo? Noneho tukahita tugenda tukagura ahandi heza andi mafaranga asigaye, urumva tukarebamo ikindi kintu tuzakora, tugakoramo indi bizinesi. Ariko mbyumva urabyumva gute? Ariko ikintu kitwa kugurisha inzu rero burya inzu irahenda, kugira ngo ubone ikibanza ubone inzu yuzure biba biciye mu nzira nyinshi. Iyi nzu turayigurisha tuzongera kubona indi hanyuma y'imyaka 5. Reka da, ubusugira ngo tuzajya mu byo kubaka tuzagura inda ahubwo yuzuye. Ese ibintu byo gucuruza ko ntabizi, nzayaguha yose uyacuruze uyabyaze umusaruro. Oya nyine tugomba kuzafatanya tukarerega buriya nubwo je nacuruza aho gafata amafaranga gusa ukabika kugira ngo ukajya ucuruza se nicaye aho ngaho bampereza. Baguhereza amafaranga kugira se byose sakazi wabukora. Ariko ndumva bibaye nk'ibintungura. Oya ntabwo gutungura. Wese wari bitekereje igihe kingana iki? Shamaze igihe kinini pe n'ukwezi kose ndi kubitekereza. Kumva ko ari business yatwungura kabisa, tugakubona indi nzu iri ahantu heza nkanga tukakora no kwifaranga. Cyane reba nk'ubu ngubu maze kwisazira akazi uragakora nabi nuvuga ngo ubu ngubu icyo wari ukeneye rero nuko waba ufite business yawe ukicara ahantu hamwe utiriwe wirukanka ngo urajya guhiga ngo uragira gute, urumva nanjye urabona ko nana kandi kazi nari mfite hano mu rugo nirirwaga hano cyane numvaga ari byo byatubera byiza. Bagabo barabona yahetse ihene iramuruma ayishyize hasi iramusiga. Nge nta hene yanduma, ni nduma nanjye nayirumye se. Ndikurota gusa ahubwo ataye umuto ntabwo ari nziriye ubaye iki se? Ni ibiki ubaye iki? None se bataye umutwe wasabye mabuja?
mabuja rwose ikintu ngiye kukugiramo inama ugomba kuzagura akanogo imyenda yo kwambara ukamugura n'ingofero nibuze yo kwambara kuko nari ngiye gushya neza narimpiye neza gasha umunwa gasha intoki gakongo kushira nawe n'ikirunga se ndakubwiriza ibintu by'ukuri gura imyenda y'abakozi nawe ubundi narishize iyo ni kasike ndetse bigeze iyo ni kasike wambaye ni ikintu cyo kugira ngo muri ikintu cyo kwirinda kugira ngo ntashya narimpiye umusatsi wawe ukura ku buryo kanogo ari hehe kanogo ari he ko mbonye agenda ngo arwaye mu nda se yagiye kwangara none ndamufasha kugira ngo nibuze nteke kugira ngo ugere ku gihe igihe cyo kurya kigere nawe uzurye mabuja nta bugome rwose nta shida ntaki ariko nkubwire ibiryo ni wowe bitetse aho hano atumuka bavuga ngo arwaye mu nda ngo ari gucisha hasi abane twayigurisha bikamera nka bimwe byo kwa Karori umugore we yamushutse nk'uko bakagurisha inzu bamara kuyigurisha umugore agahita yakoma mu mufuka akigira ubugande n'umusore gusa ko ibyo bintu nge nabikoresha sheri ntabwo nabikora agiye ibyo bintu akubwira wintekerereza nabi icyo nshaka twese ni iterambere ry'urugo rwacu ibyo rero byo uri kuntekerereza ntabyo mfite mu mutima wanjye pe mbabarira ariko ibyo ngibyo abagore barabikora yego nyine ni kwa kundi nyine bavuga ngo harya ngo abumwe agatukisha bose ariko ntabwo ariko bose ari babi n'uwa Matiyasi yarabikoze kandi Matiyasi iyo yari yaguze hariya ahantu mu mafaranga yikozemo ahita ashaka umugore aramushuka baragurisha ngo bimukire mu matyazo umugore yakomye umufuka ahita agenda i Bugande n'agahungu kwigaga universite hari i Butare none se sheri nanjye se niko bibona oya ese wankorera ibyo koko nabikora rwose noneho reka nkwereke ariko baduha miliyoni 40 hari ikibazo se atabonetse rwose ntabwo nayibaha twego twagurisha twitonze ntabitwirukansa noneho ahubwo twamara kugurisha twitonze rero tubonye nyine twabona tugakora nyine n'izo business zindi reka nkwereke banza urambagiza ahantu twabonye indi nzu byibura ya miliyoni 20 noneho tuzayigure dusigaze izindi miliyoni 20 kuko 40 yo bazayaduha ndabizi dushaka icyo tuyakoresha ariko ku buryo twagurisha tugura ahandi niko bimeze nase ubundi wagurisha utari buhita ugura ahandi kintu kuri reka nkagurisha rye uzikina gukundira nanjye gukundira kugira inama nzima uretse rimwe na rimwe gusa nawe ntazi bigutera ariko ubundi ndarega gushyigikira ibitekerezo byanjye abizi ndakwemera ariko nuko rimwe na rimwe nawe uza wigize ishyano gana biriya bintu uzabyihana ntabwo bizongera sa reka tubikore gutyo ushaka umukomisiyoneri dushakire uduha miliyoni 40 cyangwa 50 sibyo yakugabura ibyo gucisha hasi kandi ikintu numvise afite agahumuro kabi anayo mwisho ibi bintu ndabigira none ko ibintu mba numva noneho bindenze noneho ndakora iki koko bigenze bite kangaho ngira mu gikoni ndanga kigarinze ngo rikurizwa nuko yagiye agatakazi kangahe kangaho ngira mu gikoni cyanjye wageshejweyo niki yagejejwe niki ntusureba n'uburebure bwanjye afite ugasanga kariya kantu kareshya n'ifuni iheze andusha amaguru maremare nagezeyo n'amaguru koyo we n'amaguru niyo yagejeyo n'ureba akazi nakoze ko katoroshye ubuse byari kugenda gute wari kurya ute ibi biryo ni wowe wabitetse ni njyewe rwose ibi biryo washyizemo iki mbasa umva ibiryo uko bihumura nasanze bigiye gushirira
bigiye gushira sanze bitangiye gushaka kuzana kahumuro kabi ngafata amazi agacupa kari yari ngashyiramo ngongeramo kugira ngo bidashirira kikari bari gushirirwa nangwa ari ikindi ariko agacupa washyizemo kari karimo iki niba ari nuza nabonye kandi zo vinegere ariko nabonye kandi zo vinegere nzakwirege nzicumura nkwerege kunyegereza nzakwica unyikirikise ahubwo urya ongera ujye wumve kuko bishobora kuba biryoshye nangwa se none se wumvise bimeze nabi mbabarira nkubure ndanda mbabarira nkubure mva imbere reka ngikemure basi reka ngikemure ndaje mabuja no oya nshobora kuba nasasina none ntabwo ibi bintu biri kumbaho gute tureba reka mbikemure ndabona utangiye no guseka byakuryoheye birahumura nyine ukuntu reka mbikemure toka satani mu izina rya Yesu ahubwo biri guhumura naho umukobwa wawe ni gakono niba ari gakono yo gakonoka umutima naho ubundi ibi bintu bagukora ntabwo ari byiza ni ukuvuga ngo ubundi abikemuye ariko ndumva ari hano hose ari guhumura nkawe mwari bumeze neza yego tumeze neza uriya mugabo nyine yaraduhuje njye ntabwo nari nkuzi ntabwo nari nzi ko ari we yambwiraga njye yakubwiraga mu buzima rero nyine nahuye n'ibibazo warabizi nahuye n'ibibazo byo kubana n'umugore tubana nabi umugore akajya abimukira umugore ntashake ko hari umuntu wo mu muryango uza mu rugo umugore ntashake ko hari ikintu cy'ubutunzi cyangwa se cy'imitungo yanjye nkoresha uko nshaka kugira ngo cyunguke indi mitungo umugore akambuza amahoro kugeza ubwo nataha no mu rugo nijoro nkarara nkubitwa ibaze no kuri kw'Imana ni ukubona abantu mugenda reba ukuntu ungana kumbi uku kuntu ungana ni ibibazo gusa byakubinganishije gutya nabyo birimo ubwo rero uriya mugabo turahura arambwira ati impamvu uriya mugore agusuzugura nuko wamwiziritseho umuretse hakurangira undi mukobwa mwiza w'umuco ufite iwabo heza bazi iby'umuco warezwe neza ati yagufasha kandi akagusazisha ugasaza neza ubundi ukaba nawe wamuha ku butunzi bwawe ufite gutyo mukaba neza mukabana amahoro uri ukamureka humura rero byakemutse ni ukuri byakemutse pe byizere umva ngiye kukwitaho bikurenge dore turabikemuye impamvu ntabwo ukarakara ariko uri umuntu mwiza ndanda yamaye ushobora kuba uri umudayimoni satani yantumyeho ahangaha sibyo dayimoni ushobora kuba umudayimoni satani yantumyeho ufashe ushyira mu biryo kugira ngo nkemure ikibazo hahumure neza ibiryo bihumure neza urabona bidahumura neza se wareba ibi ni ibiki nose ngaho ujya urebe ko bidahumura neza uzi ntabwo ari ibiryo bihumura neza bona peta ahubwo mabuja nje kugira ngo nkubwire akantu keza rwose kandi nasabire kanoga imbabazi nubwo
urebe ibikorwa akora bidashoboka bitagushobokeye ubu koko uretse kwijijisha ngo nibyo twigira ibyo nigira ndabizi ngewe ibyo wigira nawe urabizi rwose ndi umukozi urabona inzu idahumura neza urabona inzu idahumura umva nkubwire wakinnye n'umugore udakinishwa baba barigeze bakubwira uwo ndiwe mbere yo kuza gukora hano inde bakubwiye uwo ndiwe mbere yo kuza gukora hano wumvise ndi guseka ubonye nta kintu ngutwaye uranyatotoye uranyuriye nakoroboramo igifu nakoroboramo ibihaha ku buryo ukamenya utazongera kukakiraho uri kunyumva kugira ngo ukore zingaro noneho nzikore z'ibifu byanjye mbabarira ureke bafate kanogo ukamuvanamo ukabanza kumva mbabarira utarera amaraso haguruka imbere haguruka amaraso yanjye jyana ni nk'ay'ikirondwe jyana imbere dayimoni shetani